Ikaze wowe udukurikira hano ku murongo wa YouTube. Uyu munsi ngiye kuba nababwira ibanga nakoresheje nkazamura akawunti ya TikTok mu ijoro rimwe ikava ku ba followers 17 ikagera ku ba followers 1000. Mu minsi ishize mperutse gukora backup account, mfungura account ku ruhande ya TikTok, ndagerageza ngo ndebe koko niba natangira na ba followers bake kuko nari mfiteho bakeya nyine nka 10 na bangahe gutyo. Ndavuga nti reka ndebe koko niba nabazamura bakarara buzuza 1000 cyangwa se umunsi ukurikiyeho nkaba nabasha kujya live. Nabigenje nte rero? Icyo gihe naragiye ndeba mu bibazo abantu bakunda kumbaza kuri TikTok. Akenshi hari ibibazo mba nzi yuko abantu bafitiye amatsiko, ari byo wenda ashobora kwitaho nka bitatu nkaba nabona aba followers. Icyambere nzi abantu bakunda kumbaza nuko bakunda gufollowinga bagenzi babo bikanga. Icya kabiri bakunda kumbaza ni uburyo TikTok ihemba. Ikindi bakunda kumbaza nanone muri iyi minsi ni uburyo bari ku uploadinga kuri TikTok bikanga. Ibyo bibazo rero ko ari bitatu narebyemo kimwe mbasha kuba nagikoraho video. Icyo kibazo maze kugikoraho video hariho nka video nk'ebyiri. Ndeba kimwe mu iki kibazo ngikoraho video, bwakeye abantu buzuye 1000 rwose barenga. Ubwo nibwo buryo rero nabigenje. Aha rero nawe maze kubona yuko bishoboka yuko wazamura aba followers 1000 mu ijoro rimwe, naje kuba nagira igitekerezo kuba nagusangiza amwe mu mayeri cyangwa se bumwe mu buryo wakoresha nawe ukaba wazamura aba followers mw'ubu buryo. Kuko abantu benshi bajya bambaza ngo ese ni gute twabona aba followers, ese twabigenza gute, ni irihe banga wakoresheje. Aka kanya rero ngiye kuba nakubwira uburyo nawe wabigenza ukabasha kubona aba followers mu gihe cyihuse. Icyambere burya mbere yuko ukoresha TikTok hari ikintu ugomba kwibaza. Ikintu cyambere ugomba kwibaza ni ukumenya uburyo TikTok ikora, uburyo yubatse, uburyo n'ibihemba, niba se mbese nyine ukamenya ngo ese ko ngiye gukoresha ruriya rubuga nizihe nyungu nzakuramo, ni iki bimaze kuba narukoresha. Ukabanza ukabyicaraho ukabyiga ukabimenya. Kuko nanone abantu benshi nkunda kubabona kuri TikTok ugasanga umuntu arimo arasaba marayike, arimo aravuga ati murayikinge video zanjye, murebe video zanjye, muzisharinge. Ariko ubu ukwiye kwibaza nanone, none se nyuma yuko tugufollowinze, nyuma yuko turayikinze video zawe, ubundi what's next? Nyuma nyine bizagenda gute? Aba followers nyine uri kuzamura uzabamaze iki? Ese bizakubyarira uwe musaruro? Cyangwa ni ibintu biri aho nyine ugenda mu kigare ngo mumfollowinge, murayikinge video zanjye? Ugomba kuba watekereje neza, wize umushinga wawe. Kuko abantu benshi bajya kuri TikTok bafite impamvu zitandukanye. Hari abajyaho bagiye kwishimisha, hari abajyaho bagiye kwamamaza business zabo, hari abajyaho bagiye kubyina, hari abajyaho bagiye kuruhura mu mutwe. Abantu baza kuri TikTok bafite impamvu nyinshi zabajyanye. Ubwo rero mbere yo gushishikara ngo uvuge ngo abantu bagufollowinge, usabe izo like, uvuge abantu bareba ama video yawe, ugomba kuba watekereje neza nyuma yuko abantu bagufollowinze, nyuma yuko ibintu byawe bizamutse, nyuma yuko video zawe zarebwe. Ugomba kugira intego ukavuga ngo ibyo bintu byose nzabimaze iki, nakaye kamaro bizamarira. Ikintu rero nanone cyagufasha kuzamura aba followers kuri TikTok ni ibi ngibi. Icyambere nuko ugomba kumenya abantu bawe. Abantu bawe nyine ukabamenya, abantu bakeneye iki. Hari igihe abantu nanone bakora ikosa kuri TikTok, ugafata ibintu byose ugapfa gupostinga, ibintu byose ukarundaho. Kandi ibintu byose ushyira kuri TikTok kuri account yawe ntago ariko twese tuba tubikeneye. Ahubwo ugomba kureba ibintu bifitiye abantu akamaro.
abantu, mbese menya abantu bawe nyine umenye ngo bakeneye iki, ni igiki babura kuri TikTok, ukibahereze koko, icyo gihe bazabasha kuba baguforowinga. Ikindi rero ni ukubigisha, bigishe nyine, mbese basha kuba amavidewo yawe yagira ikintu yongera ku bakureba, kuko umuntu wese burya akunda inyungu. Uyu munsi niba uri umukene nta nshuti uzagira, mbese ntabwo ibintu byawe uzabikora ngo byemere, kuko uzaba ubura amafaranga n'ubundi buryo butandukanye. Ariko mu gihe abantu bakubona ko uri umukire, mujyana ukabasengerera, niba ari inshuti zawe, mbese nyine kuba ako gaciro bakubonamo, ugomba kugenda ukakapurika no ku mbuga nkoranyambaga ukoresha, harimo TikTok. Niyo mpamvu rero buri muntu wese aba inshuti cyangwa se akurikira umuntu cyangwa akenera umuntu kuko hari agaciro amubonamo, kuko hari icyo amukurikiyeho. Mu gihe wowe ntacyo utanga rero ntabwo umuntu azirirwa aguforowinga. Niyo mpamvu ugomba kumenya abantu bawe ukabigisha, niba ari ukubigisha, mbese ukagira ikintu wongera ku bantu bakureba. Ikindi ugomba kumenya ni ugupostinga mu gihe cya nyacyo. Menya ngo abaforowazi bawe baba bari active ryari, baba bafite amatelefoni ya n'iryari bakunda kureba amavidewo yanjye. Icyo gihe ukakimenya ugapostinga, nta gupostinga igihe cyose wiboneye. Ikindi ni uguhozaho. Niba upostinga, wipostinga rimwe uyu munsi ngo wongeye gupostinga hashize icyumweru. Oya, ahubwo bapudetinge buri munsi abantu bawe bahereza video. Niko n'abantu bashyashya bazabasha kubona video yawe. Ikindi kandi na TikTok burya iyo upostinga ugahozaho bituma ikwigaho, ikaba yafata ibintu byawe ikabisakaza, ikabipushinga, kuko ibona uhozaho buri munsi. Ikindi wenda iyo wamaze kubona ibintu postinga, akenshi ushobora gupostinga ibintu bimwe cyangwa se ukanavanga. Ariko nanone iyo upostinga ibintu bimwe, nanone hari igihe, niba ari comedy urugero, hari igihe nyine TikTok yanarize ikabona uyu muntu akora comedy, reka twegereze abantu bakunda kureba comedy cyangwa bareba utuntu dusekeje. Gusa bitari ihame yuko abantu bagorowinga ama account yabo bakoresheje n'amatopic atandukanye, bakakora ku bintu bitandukanye kugira ngo wenda bigarurire abafana ku mpande zombi, kuko abantu bakunda ibintu bitandukanye. Ubwo buryo bwose burakoreshwa. Ikindi ni ugukoresha analytics kuri TikTok, ibasha kuba yagufasha ukamenya ngo ni abaki bandeba, abandeba bava hehe, ese ni mu kihe gihugu, ese bakunda kundeba ryari, ese ni ayahe mavideo bishimiye kuyareba. Icyo gihe urebye analytics ukabona ibintu abantu bakunze kuri video zawe, biguha n'igitekerezo cyo kuba wakora izindi video nanone zimeze nka za zindi, cyangwa se zongera agaciro kuri bya bindi abantu bakunze. Ikindi ushobora gukora ni ugukolaboratinga n'abantu mukora ibintu bimwe. Niba ukunda kubyina ukabuza abandi bantu babyina, kujya utabegera ngo mubyinane. Niba wenda ukura content zo kwigisha, ukora amatutorial wenda nkatwe nk'uko tuyakora, ushobora kwegera abandi bayakora, mugakora amavideo muri kumwe, mugahura, mugahana ibitekerezo, mukandikirana, mugahana nimero, mugakora amavideo muri kumwe, cyangwa se mukaba mwayakora mutari kumwe, kuko umuntu dushobora kuba dukora ibintu bimwe tugakora amavideo ariko tutari hamwe. Ni ibintu bishoboka cyane, tukaba twazamurana, kuko abafana bazava hamwe bajya ahandi. Gukoraborana rero n'abandi ba content creator ni ibintu bifasha cyane. Wenda rero turebye hano dushobora kureba ngo ni izihe topic wagira uyu munsi. Wenda wowe ushobora kuba ushaka kuza kuri TikTok ushaka kuyizamura, ariko ukaba wibaza ngo ese ngo nashyiraho iki. Icyo kibazo nanone abantu bajya bakigira, kuko hari igihe usanga umuntu wenda ugasanga hari abantu bifite content, wenda ugasanga akunda kugira inama abantu, ahumuriza abantu, ababwira utuntu tububaka umutima, ugasanga undi nawe wenda uraje witereyemo, wenda ntugira amagambo meza ashimisha abantu yo kububaka, yo kubaremamo icyizere. Ugasanga ibyo bintu uguye ku kajambo uyu munsi, ariko ejo uzabura ikintu ushyiraho. Icyo gihe rero ugomba kumenya ikintu ushoboye. Ese mu by'ukuri ni ikihe kintu ushoboye, ni ikintu ushoboye gutanga. Akenshi rero bituruka mu mpano wifitemo. Ushobora kuba wifitemo impano yo gusetsa, ariko ukaba utarubizi cyangwa se udakunda kuyidevelopa.
cyangwa se warabuze aho uyigaragariza, ushobora kugenda ukazishyiraho, ugashyiraho izo mpano zawe zo gusetsa. Ushobora kuba uzi kuganiriza abantu, uzi kubabwira sitori n'ibindi bitandukanye. Ibyo rero akenshi ni uko umuntu abona topic, ni ukuvuga ngo ureba bya bintu ukunda, bya bintu wirirwamo, bya bintu ukunda kuvuga. Ushobora kureba ibintu byose, burya bishobora guhinduka content. Ibintu byose biri uruhande rwawe ushobora kubibyazamo content, ahubwo abantu ntabwo baba bazi ngo ni gute iki kintu nakibyaza content nkagipostinga. Aho rero naho uba ugomba kuhatekereza. Zimwe rero muri topic ushobora gukora kuri TikTok kandi zikaba zagenda ukabona aba followers rwose. Icya mbere ni ugukora amatutorials. Abantu bakeneye kwiga, abantu ntabwo bazi gukora ibintu bitandukanye, abantu bakeneye ubumenyi. Niba uzi gukora ibintu runaka, kuki utagenda ngo ubigishe uburyo bakora ibintu runaka, ubasharinga amavideo, ubasharinga ubumenyi ufite. Iyo gihe bazaguflowinga, kuko abantu benshi bakunda kwiga, kuko abantu ntabwo bazi ibintu byinshi bitandukanye. Niba ufite ubumenyi runaka rero, tegura content abantu bigishe, bazaguflowinga. Ikindi wenda guteka, niba warize guteka, niba ukunda guteka, niba ufite style yawe ukunda gutekamo, kuki utabikoramo content? Abantu tutazi guteka ni turi benshi, dushobora kuguflowinga rero tukamenya ngo bateka gute, ibi bintu babiteka gute. Iyo ni topic ya kabiri. Ikindi ushobora gukora ni ama-challenge. Hari ama-challenge menshi aba ari gutrendinga kuri TikTok. Kuki utagenda ngo ufate izo challenge nawe wadingeho nyine akantu kawe, aka innovation kawe kuri izo challenge ziri kuza. Hari indirimbo abantu baba bari gukora challenge, hari utuvoice runaka abantu tuba turi gutrendinga, abantu bari kudukorera challenge. Nawe ushobora gufata izo challenge nawe ugakora utuntu mu buryo bwawe, ukaba wadusangiza abantu. Ikindi twavuze wenda no gukora boletinga n'abandi bantu, nabyo nkuko nabivuze haruguru, ni ibintu rwose bizamura abantu cyane. Iyo ufite abantu bakurushije cyangwa se bafite ikintu bagezeho, bakora nka bya bindi ukora, ugakorana nabo, barakuzamura cyangwa se bakaba bakumurikira, ba bantu babakurikira nabo bakakumenya niba ufite nk'impano. Indi content ushobora gukora ni ukuririmba indirimbo z'abandi. Ushobora kugenda kuri TikTok ukajya usubiramo uturimbo tw'abandi. Niba uzi gucuranga gitari cyangwa se piano ukaba ubifite, kuki utajya haranga ujya usubiramo indirimbo z'abantu, uzikore mu buryo bwiza, abantu baguflowinga, kuko uhentertaininga abantu bakunda nyine abantu b'abanyempano. Iyo nayo ni topic. Ikindi kintu ushobora gukora, niba uvuga utuntu dusetsa, ushobora gukora comedy cyangwa se ibyo bita skit. Ibi byose ni uburyo nyine abantu bakora utuntu dusetsa abantu cyangwa se dushimisha abantu. Utuntu dushobora kudukora, ukatwandika neza, ukaturikodinga, ukatweditinga, ukadusharinga abantu. Icyo gihe abantu bagukurikira. Indi content ushobora gukora nayo abantu bakunda nibyo bita vlogs. Vlogs ni handi amavideo ushobora gusharinga amavideo abantu ku mbuga nkoranyambaga, gukoresha ubuzima bwawe bwa buri munsi. Niba ukunda kugenda, niba ukunda kujya ahantu hatandukanye, niba uri mwibi ngibi mu rugo, niba wagiye ahantu runaka, ushobora kubifata ukabikoramo content, ukaba wabyereka abantu, wakereka abantu ubuzima bwa buri munsi. Abantu nyine bakaba babasha kuba bagenda bagukurikira, ku buryo bagira amatsiko ngo ese uyu munsi none harajya he, dufite amatsiko yo kumenya ngo ejo none hazajya hehe, ni ibihe bintu bishyashya dufitiye byo kuba yadusharinga. Abantu rero bakunda ama vlogs, ushobora kuyakora nabwo ukabona aba followers. Ubwo rero narindi kuba nabasangiza inzira nakoresheje ndi gukora iyi account nshyashya ya backup, kuko kuri TikTok hari igihe account usanga mwe bashobora kuyibaninga. Biba byiza rero iyo ufite backup account ikaba yagufasha. Niba kubaninga account yawe ntigaruke, ushobora kujya kwiyo ya kabiri, ntuhere kuri 0. Aka backup account kakaba kari ahantu ku ruhande, ukajya ugakoresha rimwe na rimwe. Niyo mpamvu rero naberekaga uburyo nakoresheje, ngira ngo ndebe koko niba nakora backup account, nakora account nshyashya nkahera kuri 0 cyangwa se nkahera ku ba followers bakeya,
nkuzuza aba followers 1000 mu gihe gito, nkaba nakora urabona nkaba ari aba followers 1000, urabona bararenga mu majana, 1000 n'amajana cyangwa se na magana gutyo, nshobora kwemererwa kujya live. Urabona ko umunsi wa kabiri nabyutse nagize aba followers 1000 barenga, bivuze ko hariya nari nemerewe kujya live, nkaba na hostinga live, nkakora live imeze neza, abantu bakampa ama gift, nkatangira nkakorera amafaranga. Urabona ko rero ni ibintu bishoboka cyane kuba wazamura aba followers kuri TikTok. Wowe icyo ukora ni ugukurikiza utu tuntu nakubwiye, jya kuri TikTok, umenye abantu bawe, umenye ibyo bakeneye. Numenye ikintu abantu bakeneye kuri TikTok, ndakubwiza ukuri, iryo banga ukabasha kurimenya, ukamenya ngo aba followers babanjye bakeneye, cyangwa se kuri TikTok abantu bakeneye iki. Ndakubwiye ngo ntabwo uzigera ubura aba followers kuri TikTok. Murakoze rero, ni ibingibi nari nateguye kubasangiza uyu munsi muri iyi video. Niba wakunze ino video yanjye ukaba ugeze hano bwa mbere, wibuke gukora subscribe, ukore kuri ka kazogera kugira ngo ujye ubona video ngushyiriraho buri munsi. Ikindi kandi likinga ino video, ukore share, uyisangiza abagenzi bawe baba bakeneye aba followers kuri TikTok, cyangwa se baba babona kuzamura account zabo byaranze, kugira ngo nabo babashe kubona ino video, babashe kuyireba, ibashe kugira icyo yabamarira. Naho rero naho utaha, tubonane muri video ikurikira.